kuringaniza rero uwo mugabo yagize ate yaje ubundi twebwe ntabwo tuzajyaho byoroshye tuzajyana n'Imana yacu aho bikomeye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kuko Imana yacu ntabwo igikora ibintu byoroshye, ibyoroshye n'ibyo aboroheje, ariko ikora ibikomeye kuko ari umugabo ukomeye. Iyo twizeye amagambo yiwe nuko tuzishimira iryo zina niryo ribamara umubabaro kandi rikagira icyo ribatinya. Umutima ukomeye nibyo riwuki. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kugiye Imana imaze gufashwa tayari igikorwa kirakoreka. Haleluya. Abahanga bavuga kwiribuye niyo Dawidi aza kuritera yirebereye akaritera aguye. Dawidi wenyine yari afite network, yari mu iyereko, yari mu yindi si y'Imana. Yesu ashimwe cyane. 17 ku murongo wa 37, hanyuma dusimbuke dusome umurongo wa 55 geze kuri 58. Nitumara kuhasoma turasoma ku gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice byaho 10 ku murongo wa 34 ndetse n'uwa 5. Twumve icyo ijambo ry'Imana rivugana natwe ntawamenya. Ndumva twahageze dusome. Ku murongo wa 37 haravuze ngo Dawidi arongera aravuga ati Uwiteka wandokoye mu nzara z'intare n'idubu azankiza no mu maboko y'uwo Mufilisitiya. Nuko Sawuli abwira Dawidi ati ngaho genda Uwiteka abane nawe. 55 haravuze ngo ubwo Sawuli yarebaga Dawidi agiye kurwana n'Umufilisitiya yabashije Abuneri umugaba w'ingabo ze ati harya uriya muhungu ni mwene nde? Abuneri nawe aramusubiza ati mantuma utabaho nyagasani ntamumenye. Umwami aravuga ati maza se w'uwo muhungu uwo ari we. Hanyuma Dawidi atabarutse amaze kwica Umufilisitiya, Abuneri amuzanira Sawuli afite igihanga cy'Umufilisitiya mu kuboko. Sawuli aramubaza ati harya uri mwene nde wa muhungu we? Dawidi aramusubiza ati ndi umwana w'umugaragu wawe Yesayi w'i Betelehemu. Imana ishimwe cyane. Kadusome mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa icyo byaho 10 ku murongo wa 34 kugeze kuri 35. Haranditse ngo Petero aterura amagambo ati ni ukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mubumbe rero Bibiliya tuganire ku ijambo ry'Imana, muze kuporofitiramo kuza gusoma Bibiliya, zajya muyisoma mutaje mu rusengero. Uko bimeze ubundi abantu b'abanyantege nke baporofitira hehe? Mu rusengero. Ariko ubundi bukwiye kuyisoma igihe wiherereye uri mu rugo, nibwo bigenda neza n'ijambo ry'Imana ikagwira muri wowe. Imana yacu ishimwe cyane. Amen. Nitwa Niyonzima Vincent, nababwiye ngo bakunda kunyita umuhungu wa Bosi. Bosi rero ni Imana nyiri ururembo twerekezamo. Ndi umugabo ushima Imana, mfite umudamu n'abana 3, abahungu 2 n'umukobwa. Ntuye mu karere ka Nyagatare, ariko ndi inaha muri Huye niho turi gukorera umurimo w'Imana uyu munsi. Nababwiye ngo ndi umuvugabutumwa bwiza cyangwa se mwarimu. Imana rero iduhana umugisha. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Twagize umugisha wo kubana namwe muri iri teraniro. Yewe ndabyita ko ari umugisha, kuko hari abantu benshi batabashije kugira gute kubigeraho, ariko twebwe twagize dute twabigezeho. Rero ndakunda kubwira abantu tuganira, nkababwira ngo nugera mu nzu y'Imana ujye ubihereza agaciro, ahari hari icyo byagufasha mu minsi ntagira ite zaza. Amen. Kandi mwibuke ko hari abantu bapanze kuboneka mu materaniro
ariko ntibayabonekamo kubera ingorane zigize zitandukanye. Wakibaza ngo kuki njyewe ntahuye nazo? Imana igena iby'iminsi n'ibihe, niyo yatumye udahura nazo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Nujya ugera mu rusengero rero ujye uvuga ngo aka kanya nanjye ngiye kugaheshereza mu Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Ndimo nza hano navuganye n'umudamu arambwira ngo aho ngiye guteranira nimpagera mbasuhuze mwakire intashyo z'umudamu wanjye. Yesu ashimwe cyane. Tugiye kuganira rero ku ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana ntirobanura kuki? Ku butoni. Amen. Imana ntirobanura kuki? Ku butoni. Bisobanuye ngo waba uri igikara, waba uri inzobe, upfa kuba ukiranuka gusa Imana igira ite? Irakwemera. Haleluya, haleluya. Waba uri mugufi, waba uri muremure, ugapfa kuba ukiranuka gusa Imana igize ite? Irakwemera. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ndagira ngo turi muri iri teraniro tuze kugira indi myumvire itandukanye niyo twari tugize dufite. Hari abantu bajya bibeshya cyane bakumva ko Imana hari ubundi buryo ishobora kubemeramo butagendanye no gukiranuka. Ariko ndabwira abantu nkababwira ngo muri iyi nzu ya Data wa twese igishoro ni ukugira gute? Ni ugukiranuka. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Kandi reka mbabwire yambaye imyenda y'intambara ikingira agatuza ku buryo udashobora gukubita umwambi ngo winjire, yambaye ingofero ku buryo udashobora gukubita ngo urase mu bwonko, yambaye neza yikwishe. Abisirayeli bamureba bose bakajya hehe? Mu myobo bakihisha. Ariko nimuhumure ziratontoma ariko zigize zite? Nubwo ubona bimeze gutya ariko nta kantu karimo. Imana yacu tugirire neza. Imana ibiringaniza rero uwo mugabo yagize ate? Yaje. Ubundi twebwe ntabwo tuzajyaho byoroshye, tuzajyana n'Imana yacu aho bikomeye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kuko Imana yacu ntabwo ijya ikora ibintu byoroshye, ibyoroshye n'ibyo aboroheje, ariko ikora ibikomeye kuko ari umugabo ukomeye. Haleluya, haleluya. Dawidi rero agera y'icyo gihe uwo mugabo ari kwikarakara. Ageze yabonye umugabo. Dawidi rero yabanaga n'Imana, Imana yari yicaye muri we. Yesu ashimwe cyane. Cyangwa Imana ikicara muri mwebwe. Haleluya, haleluya. Imana yicaye muri wowe, nta muntu urinda gusobanura. Imana yicaye muri wowe, abantu barabireba bakabibona. Amagambo uvuga n'ibikorwa ukora byonyine birabigaragaza. Dawidi ngo ahageze asanga wa Mufilisitiya Goliyati, wa mucanshu arimo yikarakasa ngo ntihagire uza tugire dute turwana. Dawidi atega amatwi yumvamo ngo nimbanesha muzaba abagaragu bacu. Ati ingabo z'Imana, abantu twamenye Uwiteka. Uwiteka wabanye nanjye nk'ikidubu n'inka. Uyu Uwiteka kwato ntabwo yoroheje. Kuki asuzugura ingabo z'Imana? Ahita avuga ati kwanza izindi zite irahindutse. Ahita afata bya bindi byose yari ajyanye abibitse umurinzi, aravuduka arirukanka. Abisirayeli bakaba bamubona yirukanka bari mu myobo aho bihishe. Kamubwira ati kuki ukomeza wigaragaza turiya Mufilisitiya arakwica? Ariko Dawidi we yari afite amakuru ko Imana iri kumwe nawe. Yesu ashimwe cyane. Ngo arasimbuka yegera wa mukuru we Eliya, aramubwira ati se uyu mugabo uri gutuka ingabo z'Imana yitwaje iki? Aramubwira ati yitwaje iki? Se ubwo uri kubibaza ntumureba? Ureba uko aresha byonyine, ureba n'uko yambaye. Dawidi aramubwira ati ariko se uriya mugabo wandwana nawe akamunesha ubundi byagenda bike? Aramubwira ati byayana akagasuzuguro kawe kahehe k'umutima. Imana yacu tugirire neza. Hari umupaka cyangwa se hari umurongo ntarengwa. Dushobora kuganira tukagera muri byose, ariko wakubahuka Imana yacu ntitubyemeranye.
Dawidi yari afite agasuzuguro kahe ko mu mutima. Imana yacu tugirire neza. Dawidi aramuhunga. Bibiliya yabivuze ariko bisobanura yaranavuze ati ukize ngo ni amavuta bagusutseho n'ubundi atari wowe bari buyashyireho ntabwo bajya bemera shaka ariko uzabemeza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya haleluya. Dawidi arihungira aragenda yibariza undi muntu. Ni muntu aramusobanurira mu kubita inkuru, abantu bati kuvuga inkuru neza. Amuha inkuru amuga ati bavuze gutya bazamushingira umukobwa w'umwami, iwabo bazabagira abantu bakomeye. Dawidi aravuga ati nibyo ni sawa ariko ubundi ndi mu kazi k'Imana. N'ibyo bihembo bitagira bite bitaboneka, ndi mu kazi k'Imana giti. Yesu ashimwe cyane. Haleluya haleluya. Barangije ngo bacengerana amagambo kwa Sawuli, babaze kuyacengera nayo Sawuli amutumaho timumpamagarira uwo mugabo uvuga ngo ararwana n'iki n'umwana. Dawidi ageze yabona n'akana. Nanjye aramwitegera avuga ati wowe bambwiye se uri burwane n'Umufilisitiya? Dawidi ati none se uragerageza byibura ukurikije uko uriya Mufilisitiya ameze? Amuha n'amateka ye, intambara yagiye arwana, noneho n'amakosi yakoze. Noneho Dawidi amubwira ijambo ryiza riryoshye, umuvuge ngo ritubwire. Aramubwira ngo none se ko uri kumva ubuhamya bw'Umufilisitiya ubwanjye urabuzi? Oh haleluya, oh haleluya. Mumpere ikiganza mubwe ngo nubwo ducecetse kandi Imana ishimwe. Haleluya. Nubwo ducecetse ariko dutwaye amabanga y'Imana. Haleluya. Ishimwe cyane kandi Imana yacu ihabwe cyubahiro. Amen. Kama babatite ubwawe hamwe n'ubuhe so bintu urimo uvuga ni ibiki wowe ubwawe n'ubuhe kuraka ubundi ni ibiki? Dawidi aravuga ati reka nanjye nkubwire ubwanjye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya haleluya. Uhore mwiteguye gusubiza umuntu wese babashije impamvu z'ibyiringiro byanyu. Aramubwira ati njyewe rero ndi umwana wa Yesayi i Betelehemu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya haleluya. Uriya hari amagambo atera Imana gukora. Avuga ijambo ryiza muraje muryumve, twarisomye ku murongo wa ubusho wose. Iyo twizeye amagambo yiwe nuko yayatubwiye araririmba arazunguza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Aramanuka arakomeza araririmba ajya mu ndirimbo ya 16 mu ndirimbo zo gushimisha. Abaye tubishimira iryo zina niryo ribamara umubabaro kandi rikagira cyo batinya. Umutima ukomeye nibyo rimukiza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kugiye Imana imaze gufashwa tayari igikorwa kirakoreka. Haleluya. Imana imaze gufashwa igikorwa kiba gikoreka. Dawidi arazunguza. Yesu ashimwe cyane. Uko azunguza Betuwaka yakoranaga na hehe n'ijuru. Haleluya. Ijuru ribonye igihe kigeze ndavuga ngo reku arangije arakubita. Abahanga bavuga kwiribuye niyo Dawidi aza kuritera yirebereye akaritera ibindi. Yesu ashimwe cyane. Umufilisitiya agombaga kugira gute? Yesu ashimwe cyane. Mumbere ikiganiro mu rwego cyacu nuko dukiranuka ubundi Umufilisitiya arapfa. Haleluya. Icyacu nuko dukiranuka gusa Imana y'Umufilisitiya iragira ite? Iramwica. Yesu ashimwe cyane. Nta bundi bwenge bwinshi tubizanyemo, gukiranuka byonyine bituma ubuzima bupfa. Yesu ashimwe cyane. Haleluya haleluya. Ibuye riragenda. Uyu Mufilisitiya cyangwa se umucancuro yari yambaye ingofero ikingira iki? Umutwe. Ibuye ryishakira inzira rikubitaho ingofero itagize ite? Itari. Umufilisitiya agira ate? Aragwa. Aguye Dawidi wenyine yari afite network, yari mu iyereko, yari mu yindi si y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Abona yagize ate? Yamurangije. Asimbuka amusanga. Abayisiraheli bati ntabwo bari bemeye ko Umufilisitiya yagize ate? Yapfuye. Bari bazi ko ahinduye uburyo. Bari bazi ko ahinduye iki? Uburyo.
yahinduye uburyo bwo kurwana, naho twe twamurangije kera. Yesu ashimwe cyane. Dawidi arirukanka amukura iki? Inkota. Ariko reka mbabwira akandi kantu keza mbere y'uko dusoza, ngo Dawidi aserutse agiye kurwana n'Umufilisitiya, uburyo ngo yagendaga byonyine, nta bwoba, nta kantu na gake, byatumye Sawuli nawe yari yavuye iwe yaje ku rugamba kureba uko agira ati arwaye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, 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 haleluya. Muri ikiganza mu rwego n'ukiranuka ikaza kugutabara, zagutabara bose bahari, bose bagize bate? Na Sawuli yagize ate? Yari yaje aserutse yagiye kurwana, atarica n'Umufilisitiya, ngo n'umujenerali witwa Abuneri, umugaba w'ingabo z'Abisiraheli, bari bahagararanye nande na Sawuli, bareba ko intambara igiye kugenda n'uwo mwana urimo kwiyemera. Ariko ibyo twiyemerana ni ukuri. Yesu ashimwe cyane. Nibashaka bazaze barebe ibyo twiyemerana ni iki? Ni ukuri. Hanyuma haleluya, aserutse agiye kurwana, Sawuli abaza wa mujenerali ati ari kuriya muhungu uri mwene niyo nta gikorwa urakora. Yesu ashimwe cyane. Ingendo uri kugenda irabereka ko hari ikintu uza gukora. Haleluya. Nubwo nta gikorwa kirakoreka, ariko ingendo urimo kugenda irerekana ko hari ikintu ukora. Yesu ashimwe cyane. Sawuli abonye arimo agenda gutyo afite confidence, aravuga ati ni mwene duriya muhungu. Generali ati ntawe. Nubwo abantu benshi batatuzi, ariko tuzwi n'Imana yonyine, birahagije. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Aserutse rero amaze kwica Umufilisitiya, amaze kumukura inkota ye, ayimukatisha igihanga, arangije akizana kuki? Ku nkota.